ubundi bajya bavuga ngo abakobwa cyangwa se abakobwa bari abakera. Umukobwa muri iki gihe nagashaka gukura amaboko mu mufuka ngo abashe kuba yakora. Arumva yuko buri kamwe kose, inkweto, imyenda, amavuta byose bitega sheri we. Kuki atatekereza yuko yabikura mu maboko ye yavunikiye, ko kurya ibyo wavunikiye ari byo biryoha kuruta ukuriye iby'abandi? Uziko nanabyibagiwe we. Bakore subscribe kuri F1 Rwa TV, bashishikariza abagenzi babo gushyigikira channel yacu, banakora comment, share, basharinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, baduheshe link nyine niko nabyita yego. Kuko mu buzima gufashanya nibyo bya mbere, urukundo, icyizere, nibatubabarire rwose baduhe subscribe. F1 Rwa TV, Factory 1 Rwamagana TV. Mwiriho neza abakunzi ba F1 Rwa TV, muri akanya tukaba turi muri kamera za F1 Rwa TV. Njyaho nkuko muri kureba imbere ya kamera za F1 Rwa TV dufite umukobwa ukiri muto, n'umukobwa bicaye bigacika muri sinema nyarwanda. Yakinnye filimi bita Inzira y'amarira, akina filimi bita Iby'isi n'amabanga, akina filimi bita Derera Company Series, ndetse muri uyu munsi akaba agarutse tumuguyeho, tumusanze iwabo ahantu yibera mu kavumo kiwe. Ngira ngo za vibe ze mwamaze iminsi mutamubona kuri kamera za F1 Rwa TV, ariko uyu munsi twamuzanye. Aratangira twibwira rero, anatubwire noneho nyuma yo gukina filimi ubu ari mu biki. Mwiriwe, abatanzi nyine murabizi ni amazina, ni Mariamu Anick. Nkaba ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda. Nabikinnye nyine kuva kera nko muri 2017 2018, bigeze aho nyine ndabyihorera, nigera mu bindi, nigira mu muziki nyine nyarwanda. Turashize none wahise wigira mu muziki kandi mpora nkubwira ngo Ariel we yizi none bimenye kabaye. Nyine nabonye nyine atari yo type yanjye, nigira muri music. Gusa ikintu cyansekeje umunsi umwe nagiye muri studio, producer arangije arambwira ngo ibi bintu winjiyemo ubu ntuzabishobora. Bivuze ngo wararirimbye uririmba nabi? Nyine si ukuvuga ngo nararirimbye ndirimba nabi, ahubwo sinzi nawe ibyari byamuteye. Gusa nimba wenda yarabonaga ko nashoboye sinzi, ariko nagiye kubona mbona arambwiye ngo ubu ntuzabishobora. Ndamubwiye se kubera iki? Arangije aravuga ngo ndabona urakana utabishobora. Nanjye ndangije ndamubwira ngo ubwana si bwo buririmba, ahubwo haririmba mu mutwe w'umuntu n'ibitekerezo. Tukiri aho ngaho, tugendeye kuri sinema ndetse n'umuziki, muri wowe wumvamo iyihe mpano? Ubundi njyewe muri njyewe mba numva niyumvamo kuba nakiririmbira, kuko ndabikunda cyane. Nkunda kuririmba, gusa nyine hari igihe umuntu yitinya kumva yuko atashobora kuba yasohora impano ye, ariko twese turamutse sinzi uko nabisobanura, turamutse tuzamuye impano zacu nyine tukitinyura, nawe utasohora impano y'umurimo. Ariko umuntu nyine akajya akitinya ngo ntabwo yashobora iki ngiki, ariko abaye yagishobora agomba kugaragaza impano ye. Niyo mpamvu rero buri umwe wese aba agomba kutitinya, akazamura impano ye, kuko amahirwe y'abantu ntabwo abangana. Aha, duheruka mu minsi yashize utubwira ngo ufite sheri. Kuri uno munsi wa none ho byifashe bite? Nyine duherukana mbabwira ngo mfite sheri ku myaka 19 yanjye. Ubu ngubu yaraniyongereye, abameruka mfite 19, ariko ubu bwo nibanga ntabwo nayivuga, narakuze. Ubwo subwo nimba nari mfite sheri ku myaka yanjye 19, ubu ngubu urumva yabura cyangwa twarashwanye ku mwaka umwe wiyongereye. Ubwo subwo urumva yabura. Arahari pe, arahari, gusa ariko ntago ari wa undi wa mbere. Biraringaniye, ariko umuntu nyine buri uko akuze imyaka agomba no gukuza sheri. Wa mukobwa noneho turashize none. Ni bya bindi by'i Kigali. Bya bindi by'i Kigali nyine bavuga ngo
buri urugendo uteye buri ntambwe yose uteye yiterane n'uwundi muntu nyine mushyashya mu buzima kugira ngo akwambutse inzira y'urugendo kuko umwe wa kera aba atandukanye n'uwa vuba uba ugomba kugira umuntu nyine uri priorite kuri wowe nyine. Okay, ugereranyije se wumva ko mu rugendo rwawe uzacamo rwose uzagira bangahe? Ariko ubundi no mu buzima gutendeka ntabwo ari byiza, gusa ku bwanjye mba numva nagira umwe unkunda nkamukunda, abandi bo nyine ukabatibika. Mariam Anick ati akabati ibikari. Tukiri aho ngaho rero mu bijyanye na sinema nyarwanda, nyuma y'uko ukoze filimi ukagenda, niyo mpamvu yatumye uva muri sinema muri make? Impamvu yatumye mva muri sinema ubundi ntabwo ari ukuvuga ko nari mbyanze, naranabikundaga, narabikurikiranaga neza ku murongo, gusa ikintu cyatumye nyine nabivamo nashobora gukomeza kuba nabikora, naje kugira impamvu zitandukanye. Naje kujya mu kazi, biba ngombwa yuko akazi ngiye gukora nazagafatanya na sinema nyarwanda, biba ngombwa ko sinema nyarwanda nyihagarika njya gukora akazi, kuko akazi niko ka mbere. Yego nako ni akazi, ariko hari igihe wigomwa byinshi ugata byinshi by'agaciro ariko kugira ngo ube wakemura ibindi. Ariko mba numva nzabisubiramo kubera yuko ndabikunda, nabigiyemo mbikunda, kandi ni n'akazi kuko ni umwuga uguhesha izina, ukaguhesha nyine bitewe n'uburyo ukoramo. Ushobora kuba waguhesha icyubahiro bitewe n'uburyo wawitwayemo, ushobora kuba waguhesha irindi zina rishyashya bitewe n'uburyo wawitwayemo. Ariko ntabwo nawuvuyemo kuko mwanze, ahubwo nabivuyemo kubera ko hari izindi nshingano nari ngiyemo. Okay, bivuze ngo wafashe ka pause mu minsi yashize, kare bigeze kumbwira ngo hari abantu ushaka guta ibishanga, aba ex. Abantu baba ex nyine mutabanye neza, bihangane, ntabwo mba mbanze, gusa nyine hari igihe umuntu abona umuntu umufata neza, niko nabyita, umuhakeya. Bikaba ngombwa yuko hari bamwe yirengagiza agasanga bamwitayeho, gusa bajye bihangana, ntabwo mbanze, ahubwo bundi umuntu umuha umwanya bitewe nawe n'uwo yaguhaye. uwo ni Shube uguhamagaye? Gusa nyine arabizi ko ndi mu kazi. Tumubwira ngaho mubwira, gira icyo umubwira ukiri kuri kamera za Rwa TV, uhita umubwira amasaha nk'aya yari yahamagaye. Uhita umubwira akantu nyine. Ikintu namubwira ni uko mukunda, ndamukumbuye, ni umwana mwiza, njye nawe turakunda. For sure. Okay. turi kuganira na Mariam Anick kuri kamera za Rwa TV, turabwira ngo mujye hari ubutumwa utubwire se uno mukobwa muramubona mute, murabona vibes ziwe zimeze zite, ese muri sinema mumukumbuyeho iki? Njye mukumbuyeho ukuntu yakundaga kurya ubugari, yari yarazengereje kiberinga. None ikindi kintu muratera comment mugira icyo muvugaho, ikindi kintu murakora subscribe ku batarayikora. Inshuti tubabwira ngo gukora subscribe nibyo biduhesha kuba twamenya ko uri umufana w'Imena, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe, uri umuntu uduteza imbere umunsi ku wundi, tukabona ko ibyo dukora natwe hari abadushyigikiye bashobora kuba bagira aho babigeza. Mu kiganiro cyacu dukunda kubagezaho impano yanjye, niba utari wakora subscribe wa muntu we, turagusabye ngo kora subscribe. Ngo bakora ibiki? Bakore komana, uziko nanabyibagiwe we. Bakore subscribe kuri F1 Rwa TV, bashishikariza abagenzi babo
gushyigikira channel yacu banakora comment share basharinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye baduheshe link nyine niko nabyita yego kuko mu buzima gufashanya nibyo bya mbere urukundo icyizere nibatubabarire rwose baduhe subscribe baduhe subscribe iyo bibaye byiza ukora hirya hari ahantu hari akazogera ukandaho hari ahantu hari notification all hari personal na off maybe ukanda kuri notification all kugira ngo buri biganiro byose tubibashyiriyeho buri cyo dushyizeho cyose kuri Fanrwa TV mubasha kukibona kandi mukakibonera ku gihe. Tukiri kuganira na Mariam Anick, ni iki cyakubabaje mu buzima? Ikintu mu buzima cyambabaje nyine wumva ko kimbabaje ni ukuba nari ndimo ndigendera mu muhanda umunyonzi atari n'umumotari akangonga akagenda nta n'ijana amaye habe n'ijana wababajwe n'ijana se ko ataguhaye ijana cyangwa wababajwe nuko akugonze? Njyewe wenda kungonga byarambabaje ariko umuntu gute akugonga yarangiza akagenda atanakubwiye ngo Paul nta n'igiceri cy'urumiya n'iki na kimwe aguhaye ubwo se urumva uwo muntu aba akubaniye ntago aba akubaniye. Ubwo rero nicyo kintu cyambabaje mu buzima mwumva ndababaye cyane. Ni igihe cyagushimishije? Ikintu cyanshimishije nanone ni ukuba Imana yaramaye umuryango nkunda kama ababyeyi beza ababyeyi bampa impanuro bakanshishikariza kuba naharanira kwigira nta muntu ngize ku buryo nyine naho baba batari ngomba kuba nyine mari ku bwanjye nkumva yuko ngomba kuhagera atari bonezeho amaboko. Ariko ugasanga umwana w'iki gihe we arimo aratega amaboko ababyeyi babo kugira ngo aribo bazamuha ejo hazaza. Nibaharanire ko ibyo ababyeyi babo bafite ari ibyabo ku giti cyabo atabasha kuba yakumva yuko agomba gushaka ibyo kuko arimo arakura ajyayo ntabwo arimo arakura avayo. Deni njye nibyo byanshimishije cyane kuko bishobora ababyeyi bake umubyeyi kuguha impanuro akakwitaho akagukuza akaba ngeze aha ngaha ni iby'agaciro mfite na sheri wanjye iby'agaciro gakomeye cyane. Ibyo byo bireze hari abakobwa cyangwa se abana b'abakobwa bumva yuko mu myaka yabo bazabaho bahamagara ngo abasheri bahamagara abasore ngo babahe ka mitiyu babahe amafaranga babahe nyine buri kimwe cyose akumva ko babahamagara ngo bakibahe bo ubabwiriye. Ubundi ino sosiyete sinzi ukuntu irimo iragenda imera. Ubundi bajya bavuga ngo abakobwa cyangwa se abakobwa bari abakera. Umukobwa muri iki gihe ntabwo ashaka gukura amaboko mu mufuka ngo abashe kuba yakora. Arumva yuko buri kamwe kose inkweto imyenda amavuta byose bitega sheri we. Kuki atatekereza yuko yabikura mu maboko ye yavunikiye ko kurya ibyo wavunikiye ari byo biryoha kuruta ukuriye iby'abandi? Bajye bakura amaboko mu mufuka. Dusoza Mariam Anick, ni iki wabwira abafana bawe cyangwa se abakunzi ba Fanrwa TV muri rusange dusoza mu kiganiro cyiza twagiranye na vibes mu mazi iminsi urimo n'ukuntu wagiye mu muziki nyarwanda bikanga ubu ukaba wenda kugaruka muri sinema, ni iki wabwira abakunzi bawe? Nyine njye ikintu nababwira nuko nababwira yuko bagomba gukunda umwuga barimo barakora bakawukunda bakadushyigikira kandi bakabikora babikunze kuko uyu ni umwuga uzaguhesha amafaranga n'imbere. Tuwukore nyine tudaharanira yuko tugomba kuwukuramo inyungu, yego nabyo birakenewe, ariko tuwukore twiyumvisha ko ari umwuga uzagirira akamaro mu minsi iri imbere. Urakora bigapfa bigakunda, ejo bikanga, ejo bundi nabwo bigakunda. Ntago nyine iminsi yose ihora isa. Rero ngicyo nababwira bagenzi banjye ndabakumbuye cyane
gusa nzagaruka ntabwo nagiye ngo mere nk'aba bandi b'abagesera nzagaruka pe kuko nabigiyemo mbikunze urabizi njya mbakumbura urabizi kuko ndabikubwira gusa uzabansuhuriza ubabwire ko mbakunda cyane cyane ariko rero ikindi nababwira cya nyuma ngira abakobwa b'abari cyangwa se b'urubyiruko nkanjye ndabashishikariza kuba bakunda umurimo aho kugira ngo bakundire aha bakunde kwikorera bakunde umurimo ubu si uko nikorera mbaye iki ntacyo mbaye iyo wikorera nta muntu ujya usaba nta muntu ujya ukunyuzamo ijisho deni nta n'umuntu ushobora kugusuzugura kuko uba wikorera ashobora kugusuzugura ejo ukaba wamucaho ukaba wakandagira n'inyanya ukamwishyura kuko wikoreye ariko se wundi uteze amaboko nakandagira urunyanya akabura amafaranga rwishyura ategereje ko bamwoherereza amafaranga nyabo azayakura he yo kwishyura. Alright, ni ku mpanuro nyinshi Mariam Anick yaduhaye gusa tubabwira ngo nakagaruka naho ubutaha tubabwira ngo mukore subscribe mukore share comment kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye tubabwira ati ciao ciao. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV.